mwifurije amahoro n'imigisha myinshi cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi binyuze kuri YouTube channel yacu yitwa NZIZA Market. Niba utarakora subscribe kuyikore nonaha, ubundi wibagirwe no gukanda kukazogera kugira ngo buri nzu yose cyangwa se buri mari yose tuzashyira kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Mwifurije kugubwa neza ahantu hose uherereye, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri. Twebwe twitwa NZIZA Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa, tugira n'indi service ya property management, aho tugufasha kukumanagingira imitungo yawe. Uramutse ushaka abantu bakumanagingira imitungo yawe mu buryo bwiza, watugana hano muri NZIZA Business Group Limited, nabyo turabikora ndetse cyane kandi neza. Kuri uyu munsi rero, nkuko watangiye bibona ku mashusho, tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye KWIREBERO, ifite parking nini, kagira jardin nini kandi nziza. Ikindi kandi ifite ibyumba 5, toilette 3, salon na salle à manger, ndetse ikagira na cuisine nziza cyane. Iyi nzu kandi iri muri quartier nziza cyane. Ikindi kandi iyi nzu iri kuri kaburimbo neza. Igiciro cyayo ni $120,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 0788866797 cyangwa 0788230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza iyo ugeze kuri feruje zo kuri Yamaha ku Muhima, uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dufite biro. Uramutse ushaka kudusanga kuri biro niho wadusanga. Ushobora kandi no kutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Wanditse NZIZA Market uhita utangira kudukurikirana, bityo ukajya ugenda ubona n'imitungo myinshi dufite kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu zose. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu, ariyo www.nzuri.rw. Ntuzuyaze gukora subscribe kuri iyi channel, ikindi kandi usharing iyi video ku nshuti zawe ndetse n'abavandimwe. Ikaze cyane muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ugeze iwacu ahitaba umwami. Nikaze cyane.